Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Iyo ucyumvirijwe hari byinshi uhita wibaza mu matwi yawe ndetse uhita utekereza ku nyandiko zanditswe n'abahanga ko agiye kuzicukumbura ndetse akakubwira ibyo utaruzi. Byose biba ari ikibazo cy'igihe. Iyo utegereje igihe ndetse uba wicaye utegereje ngo isaha iragera ryari ngo numve bimwe mu biganiro nihebeye. Ni ubuhe buryo ukoresha ngo uneshe ibishuko n'ibyifuzo n'irari ry'agahe gato ku nyungu z'umutuzo n'umunezero urambye? Nibyo tugiye kuvugaho. Bikubiye mu gitabo How to Build Self Discipline cyanditswe na Martin Meadows. Musi twifuje kugaruka ku mugabo w'amateka ndetse wakoze byinshi muri showbiz nyarwanda ariwe Ismael Mwanafunzi, ufite ijwi ryakunzwe na benshi ndetse kimenya bose. Arenze no kuba afite ijwi ryiza gusa ndetse abana muganga w'ubwonko, ndetse aho tuba twicaye dutegereje aho ikiganiro kiri bugire ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo tumutege amatwi. Mbese ni muganga w'ubwonko. Ikaze. Niba hagati yo kugera ku byo wifuza no gutsindwa, ni amahitamo agoye ukora. Amahitamo yo kureka kujya mu kabari uyu munsi kandi ari mu mpera z'icyumweru. Amahitamo yo kuzimya televiziyo ukambara inkweto ukajya muri siporo. Amahitamo yo kubyuka mu ruturuturu ukajya gukora bya bindi wiyemeje uzakora muri uyu mwaka. Aya mahitamo arakomeye cyane ku buryo kuyakora ubifashwamo no kwigiraho ikinyabupfura wowe ubwawe, aho gutsimbarara ku byoroshye kandi biryoshye. Buri wese atekereje neza yasanga hari igihe yigeze guhitamo akantu gatoya ariko kakazazana impinduka zikomeye mu buzima bwe. Ni kimwe nuko ushobora kubaho wicuza ikintu utakoze nyamara cyaragusabaga ingufu n'umwanya muto cyane. Iyo ugeze aho bategera bus ugasanga iragiye ukayibona irenga kandi mu by'ukuri hari umunota umwe wamaze mu rugo wicaye mbere yo guhaguruka, nibwo utekereza ko iyo ukora amahitamo yo guhaguruka iminota 2 imbere nawe uba wicaye muri iriya bus. Bitekerezwa ko abantu bakunda inyungu n'umunezero by'ako kanya, no kuvuga bakunda kuvuga ko amavuta y'umugabo aramuraye ku murundi, bagorwa cyane no kugera ku ntego zabo z'igihe kirekire. Kimwe mu bigora umubiri w'umuntu ni ukurwanya no gutsinda ibishuko ndetse n'irari uko byaba bimeze kose. Kwiyongeza iminota 5 mu buriri kandi igihe cyo kubyuka cyari kigeze, kongeramo akandi kayiko k'isukari kandi wariyemeje kuyigabanya, gusohora ijambo ribi mu kanwa kawe kandi wariyemeje kujya umwihorera nagushotora, n'ibindi bishuko bitagira ingano duhura nabyo buri munsi. Bitekerezwa ko bitwara iminsi 66 kugira ngo igikorwa witoje kibe cyamaze kukwinjiramo cyabaye akamenyero. Niba usanzwe ubyuka ntusase, uramutse wihatiye kubikora mu gihe cy'amezi 2 udasiba, ubwo byaba byamaze kuba akamenyero, watangira kujya ubangamirwa no kubona uburiri budashashe. Buri munsi ugiye wemeza gukora igikorwa wifuza gutora nk'umuco, byagusaba kujya ubyiyibutsa bikugoye mu minsi ya mbere, ariko nyuma y'iminsi 66 watangira kujya ubikora utagombye no kubitekerezaho. Niba utanywaga inzoga, biragusaba kuyinywa iminsi 66 ubundi ukaba wamaze kwibagirwa ko hari igihe wigeze kubaho utanywa inzoga. Umunyamakuru Charles Duhigg wanditse igitabo Why We Do What We Do in Life and Business yagabanije imico cyangwa se ingeso mu bice 3: igitekerezo, igikorwa n'igihembo cyangwa se umusaruro cyangwa ingaruka. Niba igitekerezo kikuri mu mutwe ari imwe muri shokora zirambitse ku maetagere muri supermarket, igikorwa ni ukuyirya, hanyuma igihembo cyangwa se umusaruro ukaba uburyohe mu kanwa kawe. Iyi niyo nzira ubwonko bwawe bukurikira iyo bugize igitekerezo. Bugusunikira gukora igikorwa bushaka kubonamo igihembo cyangwa se umusaruro. Ikiza kirimo nuko dushobora gukoresha ubu buryo mu gutora imico myiza cyangwa se guhindura imibi dufite igahinduka myiza. Yewe tugeranye ku musozo w'iki kiganiro aho twari turi kumwe na muganga w'ubwonko ariwe Ismael Mwanafunzi. Iyi bakayita Ineza G. Nawe amaje gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu dukora bikakubaka. Imana iguha umugisha ndetse nawe watangiye umwaka wa 2026 uzakubera w'ibyishimo ubonemo amafaranga. Naho nge mwari kumwe ya Mr. Nkusi nk'ibisanzwe. Ciao ciao.